Inshuti bavandimwe, ntangiye mbasuhuza tubaramutsa tubabaza amakuru. Mujye mutwandikira hasi muri comment tuganire, mutubwire amakuru y'iminsi. Inyigisho zacu zibare kubageraho mukumva murafashijwe, twahindura iki, twakosora iki, twabigisha kuki. Tugarutse muri ya njyana yacu, ngira ngo musanzwe mudukurikira mumaje kubimenyera. Tugiye gukomeza n'amasomo nkuko twihaye kwiga igitabo cya Catechisme de l'Église catholique, turi kumwe na padiri adufasha guhuguka tukagira ukwemera nyako guhamye mu nzira Imana idushakamo. Rero turabashishikariza gukora subscribe, mugakora like, comment, mukanasharinga bagenzi banyu, tukaguma gushyigikira ivugabutumwa, tukamamaza ukwemera kuko Imana nicyo yaturemeye. Padi, turabasuhuje, mukomere. Yego, tukomerane. Yego, ngire ngo tuguhaye ikaze unakomerezaho kandi. Urakoze cyane. Tubanze dushimira Imana iduhaye aka kanya kandi tunayiragize gahunda zacu z'uyu munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga uriduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Duherukana turi mu kiganiro inzira zo kumenya Imana. Twabonye ko hari inzira nyinshi zadufasha kumenya Imana, cyane cyane twitegereje ibyo yaremye bikaducira amarenga ko hari umuremyi wabyo. Tubona ko ndetse umuntu yaremanye ubwenge bwo gushakashaka Imana, akaremanywa inyota yayo, ndetse tubona ko Imana inatwihishurira binyujije mu kwigaragariza abakurambere bacu ba kera, Adamu, Aburahamu na Isaki na Yakobo, ndetse n'abandi bakurikiyeho babakomokaho mu nyigisho z'abahanuzi, ndetse no bikagera kugasongeraho umwana wayo ubwo yigize umuntu, ikaza kuduhishurira urukundo Imana Data adukunda, ndetse akanagaragaza urwo rukundo yemera kudupfira ku musaraba. Uyu munsi rero turareba uburyo Kiliziya ifata bwa bushobozi bwa muntu bwo kumenya Imana. Turahera kuri nimero ya 36 ya Gatagisimu ya Kiliziya Gatolika, cyangwa se Catechisme de l'Église catholique. Ni iki gitabo nk'uko tukunze kubabwira, inyigisho za Kiliziya zikubiye muri iyi ncamake, ariko ifite byose. Ni incamake rero y'ijambo ry'Imana tubona muri Bibiliya, ndetse n'ibindi byagiye Imana itugaragariza mu nyigisho z'uruhererekane rwa Kiliziya, mu mateka ya Kiliziya kugeza uyu munsi. Iyi nimero ya 36 igira iti: Kiliziya ntagatifu, umubyeyi wacu, yemera kandi yigisha ko Imana yo ntangiriro n'iherezo rya byose, ishobora kumenywa bidashidikanywaho binyuze ku rumuri rw'ubwenge busanzwe muntu yaremanywe ahereye ku byaremwe. Kuko yibonye mu kiganiro giheruka, ibyo ngibyo biri no mu byanditswe nk'uko twabibonye mu gitabo cy'ubuhanga, mu ibaruwa Paul Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, ndetse no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubwo hari n'ahari nuko izo ari ingero twafashe. Ahereye ku byaremwe, umuntu rero aramutse adasanganywe ubwo bushobozi, ntiyazigera ashobora kwakira iby'Imana yivugaho, ntiyazamenya Imana imwihishurira. Nacyo gice twari twasorejeho ikiganiro giheruka. Impamvu umuntu afite ubwo bushobozi ni uko yaremwe mu ishusho ry'Imana. Tubona mu gitabo cy'intangiriro, umutwe wa mbere, umurongo wa 26. Kiliziya rero yemera ko ubwo bushobozi umuntu yavukanye bumufasha kumenya Imana, kandi ko ubwo bushobozi aramutse atarabuvukanye atazabasha kwakira iby'Imana imuhishurira kuri yo. Nimero ya 37,
nyamara ariko mu mpamvu zinyuranye z'amateka ya muntu ahura n'ingorane zimuzitira zikamubuza kumenya Imana akoresheje ubwenge gusa, nk'uko Papa Piyo wa 12 abivuga. Tugiye kubibona, hari ingorane umuntu ahura nazo zigatuma bwa bwenge bwe bumuhishurira Imana budahagije kugira ngo ayimenye, cyangwa se byoroshye kugira ngo ayitere umugongo, bitewe nuko bwa bushobozi umuntu yavukanye hari ibibugora. Mbese muri make umuntu hari intege nke yagira, hari intege nke yagira, ku buryo akeneye ko Imana ari imufata akaboko ikamuteza intambwe y'ukwemera. Papa Piyo rero wa 12 agira ati, nubwo ubwenge bwa muntu kubw'imbaraga n'urumuri rusanzwe bwaremanywe bushobora kugera ku kumenya Imana by'ukuri kandi bidashidikanywaho, Imana irinda ikayoboza kandi igatabaza isi ubuntu bwayo hamwe n'itegeko rukuruzi karemano Umuremyi yashyize mu mitima yacu. Hari n'imbogamizi zibuza ubwo bwenge gukora byuzuye icyo bwagenewe no kugera ku mbuto z'ubwo bubasha kamere, kubera ko ibyo twemera ku Mana n'abantu birenze urwego rw'ibintu bifatika cyangwa biboneshwa amaso asanzwe, kandi byagera igihe cyo gushyirwa mu ngiro hagakenerwa kwitanga no kwiyibagirwa. Umutima wa muntu kugira ngo wakire imyemerere nk'iyo uhura n'imbogamizi ziturutse ku byumviro bye no ku bitekerezo bye, ndetse no ku byifuzo bye bibi bikomoka ku cyaha cy'inkomoko. Aho niho haturuka kw'ingingo z'ukwemera abantu batifuza ko zaba ukuri biyumvisha ko zipfuye cyangwa ko zidafite ishingiro. Ni ukuvuga ko rero abantu iyo bashatse gukoresha ubwenge bwabo gusa, bibaviramo kumva ko ibyo ubwenge bwabo budashoboye kumva bidafite ishingiro cyangwa se ko bipfuye, kandi aho ngaho batari bashoboye kumva ariho bari bakwiye gutega amatwi Imana ikabahishurira byuzuye ibyo batumva. Nimero ya 38 ikagira iti, niyo mpamvu umuntu akeneye kumurikirwa n'ukwihishurwa kw'Imana n'ukwishura kw'Imana, atari gusa ko birenze ubwenge bwe, ahubwo no ku ngingo nyobokamana n'iz'imyitwarire ikwiye kuranga muntu ubwazo zitahita zishyikirwa n'ubwenge, kugira ngo zibashe kumenywa na muntu mu mibereho ye isanzwe nta ngorane, mu cyizere cyuzuye kandi zitavanzemo ukwibeshya. Ubwo nibyo Kiliziya ikomeza kuvuga inyuze kuri Papa Piyo wa 12, ndetse n'ibigize ubuzima busanzwe, ibyo dusanzwe tubonesha amaso nabyo dusabwa kumurikirwa n'Imana kugira ngo hatazamo kwibeshya dukoresheje ubwenge bwacu bwite. Twakomeza rero tureba n'uburyo bwo kuvuga Imana. Ese kuvuga Imana birashoboka? Ese umuntu yakwihandagaza akavuga Imana? Ese iyo umuntu avuze Imana twabiha icyizere kingana iki ko ibyo avuze byuzuye cyangwa se mbese muri make yayivuga ate? Yayivuga ate? Yayivugaho iki? Ese abifitiye se ububasha n'uburenganzira cyangwa no kwigerezaho? Reka turebe icyo Kiliziya ibitubwiraho. Mu gushyigikira ubushobozi bwa muntu bwo kumenya Imana, Kiliziya inagaragaza icyizere cy'uko bishoboka kubwira Imana abantu bose kandi ifatanyije n'abantu bose. Kiliziya ishyigikira ubushobozi bwa muntu bwo kumenya Imana, irabishyigikira kandi ikagaragaza ko yizera ko bishoboka ko abantu babwira bagenzi babo Imana, bagafatanya na Kiliziya kogeza inkuru nziza nk'uko yabihawe mu butumwa. Mujye ku isi hose mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose, uzemera azakira.
icyo cyizere nicyo shingiro ry'ibiganiro kizigirana n'abantu mu yandi madini n'ubumenyi bwa filozofiya. Filozofiya tubigendekereje mu Kinyarwanda twavuga nk'iryazabwenge n'iharanira kuri. Gukunda ubwenge n'ubuhanga mu kuri, ukabiharanira ukabishakashaka. Ndetse n'ubumenyi bwa siyanse, Kiliziya nayo yemera kwinjira mu biganiro na siyanse. Cyangwa se twavuga ngo kwemera kwinjira mu biganiro na siyanse. aho hantu ko abantu benshi bajya bavuga ko ibintu iyo hajemo kwemera bijyanye n'Imana, siyanse bashyira ku ruhande. Oya, ntabwo yajya ku ruhande, kuko ubundi ni uko buri kintu gifite inzira yacyo. Bishyireho umucyo ibyo ngibyo. Siyanse ireba ibifatika, ibiboneshwa amaso. Ibyo biboneshwa amaso n'umuntu ufite ukwemera arabibona, aho barahahuriye, si byo se? Ndetse siyanse yadufasha gusobanukirwa n'ibyo aho amaso yaje atagera kandi yakahageze. Ingwaye urugero, ubuse nko mu nda yawe ntuzi uko hasa, ukurikije ubumenyi wize, ubuze uko hasa, ibyo wabonye mu bishushanyije, ariko utahareba, cyangwa ibyo ubona wenda muri filime documentaire, ibyo byose mu nda uzi ukuntu bimeze, uzi uko bihagaze. Ntabwo wavuga ngo harimo umubiri gusa, cyangwa se harimo ibyo uheruka kurya. Uzi neza ko harimo amara, harimo igifu, harimo urwagashya, harimo impyiko, harimo iki, ibyo urabizi. Ibyo rero ni siyanse, abenshi barabizi. Iyo ni siyanse. Siyanse twavuga ko ari ubumenyi bw'ibiriho usanzwe ukoresheje ubunararibonye bwa buri munsi. Iyo ni siyanse. Kumenya ngo ibicu bitanga imvura. Ibicu bitanga imvura. Ibyo ngibyo n'umuntu utarize cyane, n'abakurambere bacu barabizi, ba sogokuru barabizi. Kumenya ngo umuntu ava amaraso, ibyo ni siyanse. Ejo ndi mu muhanda nahuye n'umusaza ufite nk'imyaka nka 75 gutyo. Arambwira ati, umwana wanjye kuri akwezi wakubonye? Ndavuga nti nakubonye. Ati kera ba mama na ba data batubwiraga ko iyo ukwezi kwazanye urugori, babisobanuye ko mu minsi iri imbere haraza amapfa. Ati ubwo rero mugire mwitegura amapfa. Urumva nawe agasiyanse agize ate kandi ntiyize. Iyo ni siyanse, bayita siyanse empirique cyangwa se connaissance empirique. Ni ubumenyi bushingiye ku byo abantu babona umunsi ku munsi, bakavuga bati ubwo iki kije gutya harakurikiraho iki. Ni nabyo Yesu avuga ati ko mumenya ngo niba igicu giturutse hariya imvura iragwa, kuki mudasobanukirwa noneho n'ibindi. Umunyarwanda cyangwa umuntu wese aba azi ngo niba aka kazuba kava gutya k'akayagirizo, niba kava gutya gashobora gukurikirwa n'imvura, kandi koko ikaba. Iyo ni siyanse. Kumenya ngo ufashe ugiye kwenga ikigage ugashyiramo umusemburo, birabira bikabyara inzoga. Iyo ni siyanse. Hanyuma rero uteze birahurira he n'ukwemera? Birahuye cyane, kubera ko siyanse yiga bya bindi n'ubundi Imana yashyizeho. Nuvuga ngo nubwo ibyiga ikareba iti iki gikozwe mu ki, ariko gikozwe muri bya bindi uwo nguwo yasanzeho. Urugero, ngiye kwiga igiti, uribuka twiga ibinyabuzima, twiga ibimera, uriga ngo gifite imizi, kikagira uruti, kikagira amababi, kikagira imbuto. Tukiga n'ukuntu noneho gihumeka, bitewe n'uko n'izuba riva rikakibyaza, kikabibyaza ibigitunga gutyo. Ibyo rero ni Imana iba yarabishyizeho. Kuko siyanse ntabwo ishobora kutubwira ngo ibi ngibi mu by'ukuri byaturutse he. Aho ngaho niho igera ikawita aha ngaha ntabwo nahashobora ukwemera kugakomerezaho noneho. Twavuga ko rero siyanse idufasha gucukumbura iby'Imana yaremye, tukamenya imiterere yabyo. Bikozwe gute, ese bihumeka bite, birya bite, bibyara bite. Ibyo siyanse irabishobora. Aho kumenya ngo ni hehe byaturutse nyamukuru, siyanse ntabwo yari ihari.
ntabwo yari ihari. Kereka gukora kugeneraliza kavuga ati buriya kuko iki tugikora kikagenda gutya ngo dufashe amatome tukagira dute ngo nibyo bigenda bikabyara ikinyabuzima, ariko mu by'ukuri ni ukugeneraliza. Ariko ntabwo n'ubundi uwo ngo bivuga gutyo yabasha gusobanura aho bya bindi yafashe akabivanga aho byaturutse, niho twavuga hari inkubiri z'ibitekerezo za kuvanga ibintu byagiye bikura bikabyara ibi, bikura bikabyara ni bagiteri niyo bahereye. Yo ubashije umuntu ngo yavuye ese ni iremwa cyangwa ni ibintu byagiye bihinduka bikakubwira ngo ni ubwihindurize. Ubwihindurize nkatekereza icyatumye bubaho ati kikabura. Aho rero niho nyine siyansi igira higarukira ukwemera kugakomeza, kuko siyansi ntabwo ibasha gusobanura aho umuntu yavuye. Nayo yavuga ngo ni inguge yakuze ikagenda ihinduka, ariko ya nguge yari yavuye hehe, aho ngaho bikaba ikibazo siyansi idashobora gusubiza. Ese ya nguge yihinduye ikabyara umuntu, kuki hakiri izindi nguge zitaraba abantu? Ukiri aho ngaho ko batubwira ko ngo nta kiriho kitahozeho, nta n'icyo muzabona ari gishya. Ibintu byose byariho bizongera bibeho. Ibyo bintu bisobanuye iki? Ariko byaterwa n'ibyo umuntu avuga. Iyo arimo avuga ibijyanye n'ukwemera, bavuga ati ibi mubona na kera byabayeho. Ibyo nyine biri muri byane twavugaga by'ubunararibonye, kuvuga uti iki ngiki ibi bisanzweho wenda byarabaye mu mateka biragarutse, ukavuga uti nta gishya ku isi. Ni uko abantu baba nyine bafite ubunararibonye bw'uko ibi bibaye biragarutse. Nawe hari ibyo mu gihe gitoya umaze, hari ibyo uvuga uti iki ngiki cyari cyarabaye narakibonye, cyangwa ukavuga uti iki ngiki ubwo biri kugenda gutya hazakurikiraho ibi. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe. Hanyuma ariko hari n'ibiza ari bishya, ntabwo mu mateka ya kera ntabwo twahamya ko habayeho abantu bagenda mu kirere baguruka kuriya. Ikoranabuhanga muri make, ibyo ngibyo ari bishya muri rusange, ikoranabuhanga. Cyangwa umuntu agende mu modoka ya esanse, ibyo twavuga ko ari bishya. Kera nabo hari ibyabayeho by'amagare mu gihe cy'Abanyamisiri, ariko ntabwo yabaga ameze gutya. Gusa umuntu muri bwa bwenge yaremanywe ashobora kuvumbura ibintu bishya, kuko Imana yamuremye mu ishusho ryayo, harimo no kugira ibyo ahanga. Ibishya rero birashoboka, ariko ku Mana ntabwo biyitungura, ku buryo no ku muntu wemera Imana ntabwo ibishya bikwiye kumutungura ngo akore ikintu avuga ati iki nkoze noneho ndabona nacyo cyaba Imana yanjye. Yari we wagikoze uri umuntu, ndavuga ngo icyo wakoze ni wowe ugitegeka, ni wowe ukigenga, ntabwo kigomba guhindukira cyangwa kikugenga. Ntabwo gikwiye no kugutangaza, nk'uko umubyeyi adakwiye gutangazwa n'umwana we ngo yakuze, ngo umwana ngo kakuze vuba, ngo ahubwo noneho ngo yabaye na muremure kunsumbya ngo ubwo niwe uzajya ntegeka. Oya, n'ibindi bishya bituvukira mu maso abantu babigizemo uruhare ntabwo bikwiye kudutungura ngo bidutangaze, ariko twabikoze. Nawe wakora ikidege kinini cyane ntabwo ukwiye kuba ngo cyakurushije agaciro, n'uburi kiracyari igikoresho cyawe uyo utegeka. Utabwira icyakuremye ngo kuki wandema. Hanyuma rero twavugaga muri iyi si naho hirya y'ubuzima noneho bugaragara tuzatungurwa n'ibishya byinshi. Paul Mutagatifu atubwira ati ikijisho ritigeze ribona nicyo tuzabona mu bundi buzima, icyo amatwi atigeze yumva nicyo tuzumva. Twakomeza rero tureba uburyo bwo kuvuga Imana. Ngira ngo wasobanukiwe, ariko ibya siyanse ni ukwemera. Nasobanukiwe aho rwose, hari aho siyanse igera. Udasobanukiwe amanuke hasi muri comment abyandike, atubwira ati sinasobanukiwe iki, tuzakimusubiramo rwose. Turi aha ngaha ku bwanyu. Yego.
kubera ko kumenya Imana kwacu bicagase. Ubwo ni nimero ya 40 ya Gatigisimo. Kubera ko kumenya Imana kwacu bicagase cyangwa se bifite aho bigarukira, n'imvugo dukoresha tuvuga Imana ifite aho igarukira. Nta bundi buryo twabasha kuvugamo Imana tudahereye ku byaremwe kandi tudakoresheje uburyo bwacu bwa kimuntu busanzwe bucagase mu kugira ibyo tumenya no mu gutekereza. Ubona ko n'imigani Yesu yagiye aca uvuga ati ingoma y'ijuru nayigereranya n'iki, agenda afata ibimenyetso n'ubundi dusanganywe mu buzima bwacu. Nk'uyu munsi twumvaga umugani w'umubibyi, ati ingoma y'ijuru imeze nk'umubibyi wazindutse ajya kubiba imbuto, zimwe zikagwa mu gitaka cyiza izindi mu gitaka kibi. Ntabwo twavuga ibyo mu ijuru ko tutaragerayo tudakoresheje imvugo zishushanyije z'ibyo dusanzwe tuzi mu buzima busanzwe. Ni nako rero kuko ubumenyi bwacu bucagase, ni nako n'imvugo tuvuga ku Mana nayo ifite aho igarukira, nayo icagase. Mfasha nk'urugero no mu gutekereza kwacu no mu mikorere yacu, ikikwereka ko ubumenyi bwacu bucagase. Yago urugero rw'umwarimu n'umunyeshuri. Umwarimu wagombaga kwigisha isomo ryo guteranya, yafashe umwana amushyira imbere, hanyuma amuhereza amaronji 3. Aramubwira ati bara ya maronji, umwana akayabara ni 3. Noneho amuhereza irindi, bwabaye angahe? Abaye 4. Ati ugize amaronji angahe? Umwana ati ni 5. Mwarimu ati ongera noneho bara. Umwana akabara 1 2 3 4. Ati none ubwo ugize angahe? 5. Mwarimu akarakara, ari nka cyerubwo yari bukubite. Atongera usubire, akongera 1 2 3 4. Ati ubwo ugize angahe? 5. Ati naguhaye, nabanje kuguha 3, nkurikizaho 1. Ubwo yarabaye angahe? 4. None se ufite amaronji angahe? 5. Mwarimu aracanganyukirwa, ageze aho yibaza impamvu umwana atabyumva, amubaza neza. Umwana aramubwira ati wampaye 3, nyuma unyongera 1 aba 4. Asanga irindi nari nazanye, nari nihembye, aba 5. Ati ubwo mfite amaronji 5. Bivuga ngo ni urugero ariko ruragaragaza ko ntabwo twavuga ngo twafashe ibintu byose turabizi 100%, ko mwarimu ntiyabashije kumenya ko umwana afite irindi ronji mu mufuka. Umwana afite ukuri kwe kw'amaronji 5, mwarimu afite ukuri kwe kw'amaronji 4 yamuhaye. Buri wese afite ukuri, ariko iyo baganiriye noneho baza kugira icyo bahuriraho. Natwe ubumenyi bwacu buracagase, ariko mu kwitegereza neza tugashishoza neza, hari ibyo tugenda tumenya, ibyo tugenda twunguka, tukamenya, tukagera ku kuri. Nimero ya 41 urugero n'urwo nari nishyiriyemo, ntabwo ruri muri Gatigisimo ya Kiliziya, ariko no kugira inyigisho yumvikana ko ubumenyi bwacu ari aho bugarukira. Nimero ya 41 rero igira iti ibyaremwe byifitemo imisusire y'Imana, cyane cyane by'umwihariko umuntu waremwe mu ishusho no mu misusire y'Imana. Ubwiza bunyuranye bw'ibiremwa, ukuri kwabyo, ubuntu bwabyo, uburanga bwabyo bugaragaza ubwiza buhebuje bw'Imana, mbese nk'uko urumuri rw'izuba rukubise mu kirahure rwatugarukira. Bivuga iki? Ubwiza bw'ibiremwa buhita butugarukiriza ubwiza bw'Imana. Urumuri rukubise mu kirahure ruratugarukira, ukabona urumuri niba narukubise ku rukuta rukagaruka hano. Ntabwo mu by'ukuri urumuri mbona aha ngaha ari urwo nari natunze hariya, ruba rwagarutse ari nk'incamarenga yangarukiye, reflection. Mfashe insitemu nkakubita mu mazi mu kiyaga kiri hariya hasi, urumuri hari ukuntu ruhita rwambuka nko hakurya. Ubwo n'ubwiza bw'Imana nuko butugarukira, tukayitangarira tunyuze ku byo yaremye. Urumuri rwayo
ruri muri bya biremwa rukatugarukira gutyo mu buryo bw'incamarenga y'ubwiza bw'umuremyi. Ubona se abantu atari beza? Aya bantu ni beza, banavuga ko Rusofero kubera ariwe wari mwiza mu ijuru, bavuga ko yatewe ishyari n'ubwiza bwa muntu, noneho ngo ari nawe munyantege nke. Rero uzareba abantu bose mwahuye, hari abantu beza pe, kabuti kanaka n'Imana y'u Rwanda. Hari abantu beza, umutima mwiza, ndetse n'inyamaswa. Utunyamaswa rero ukabona nitwita nako zose cyane, kabara zifite uburanga pe, ibiremwa, indabyo, ibihingwa, uzarebe ibihingwa iyo byeze, iyo bikimera, ubona ari byiza. Isi ni nziza. Nk'aho bahinga igihingwa kimweho, urebye umurima w'ibigori, urebye umurima w'umuceri, urebye umurima w'amasaka, rwose ubona ari byiza. Urebye agasozi gahinzeho ibishyimbo kamaze kuba icyatsi, cyangwa bagihinga amashaza aho, cyangwa amashaza ari ururabo, ubonaga ubwiza ukabona ko buriho koko. Ubwo bwiza rero ni incamarenga ya bwiza buhebuje bw'umuremyi. Bityo rero dushobora kuvuga Imana duhereye ku bwiza n'ubutungane bw'ibiremwa byayo, nk'uko igitabo cy'ubuhanga kibitubwira kiti koko rero ubuhangange n'uburanga bw'ibyaremwe biducira amarenga atuma turangamira uwabihanze. Iyi nyigisho mu gitabo cy'ubuhanga twa 13:5 niyo Kiliziya ishyigikiye. Ubwiza bw'ibyaremwe buducira amarenga y'ubwiza bw'uwabiremye. Hanyuma igitabo cy'ubuhanga nyine twabibonye mu kiganiro cyaherutse kikatubwira kiti ni gute abantu babona ubwo bwiza bw'ibiremwa ntibubarangire uwabiremye bakabugumaho. Niba ubonye umuntu mwiza uvuga uti iyamuremye buri irasite, uyishakisha. Ahubwo uri umusore ariko warubatse, ariko n'abandi basore batwumva, niba ubonye umukobwa mwiza ntabwo ari ugomba kugarukiraho, ugomba kureba hirya yo kabuti ubwo wamuremye wasate ukamushakisha. N'abakobwa yabona umusore mwiza akarenza amaso umusore bati buri wamuremye arasate. Ubwo n'ibindi nuko n'ibindi byiza, ibindi byaremwe, izuba, ukwezi, inyamaswa, ibyo byose umuntu agomba kwibaza ngo uwabiremye arasate. Nimero 42, Imana iri hejuru y'icyitwa ikiremwa cyose, niyo mpamvu tugomba kwihatira kenshi kunoza no gusukura imvugo yacu mu byo icagasemo. Imvugo shusho ikoresha ibikocamye kugira ngo hatabaho kwitiranya Imana rutagereranywa, rudaherahezwa, rutaboneshwa ijisho, cyangwa se rudaherahezwa. Sinzi niba uhumvise, kubera ko Imana iri hejuru y'icyitwa ikiremwa cyose, niyo mpamvu tugomba kwihatira kenshi kunoza no gusukura imvugo yacu mu by'icagasemo. Imvugo shusho, imvugo yacu ikoresha imvugo shusho. Dukoresha ibimenyetso cyane, noneho hakaba iby'imvugo yacu bikocamyemo, bidahuye, bituzuye, cyangwa se binahabanye nuko ibintu bikwiye kuba bimeze mu by'ukuri. Noneho tugomba kwihatira kubinoza no gusukura imvugo yacu kugira ngo hatabaho kwitiranya Imana rutagereranywa, rudaherahezwa, rutaboneshwa ijisho, rudaherahezwa, ngo tuyitiranye n'ibitekerezo byacu bya kimuntu. Irashoboye, nkagira ngo ishoboye nka papa cyangwa nk'umutegetsi wanjye cyangwa se nk'umuyobozi wanjye, kubera ko hari umuyobozi twahoye akancamande, nkagira ngo niko bimeze. Bavuga ngo Imana ni umubyeyi, umwana ufite se uhinguka, umwana akajya munsi y'uburiri na nyina, bose n'abana bakajya munsi y'uburiri, agatubwa Imana ni umubyeyi nka data, akaba yanayizinuka. Bityo rero imvugo yacu icagase, iyo tuvuze ngo Imana ni umubyeyi, hari n'uwavuze ati ukavuga ngo Imana ni umubyeyi, kandi nako yavuga ngo ntitukwiye kwita abantu ababyeyi, cyangwa se ngo tubite
ya matitire twita abantu, umuyobozi, umutegetsi, kuko ibyo byose byakwiye kwitwa iby'Imana. Ariko hari icyo twita analoji. Analoji ni ukuvuga ngo ni ukugereranya ibintu ariko biri mu byiciro bitandukanye. Hari ububyeyi bw'ababyeyi batubyaye buri ku rwego rwabwo, ariko n'ububyeyi bw'Imana buri ku rwego rwo hejuru bukwiye kwandikisha inyuguti nkuru. Ntabwo ari ububyeyi bw'Imana buvanwaho n'ububyeyi bw'ababyeyi bacu, cyangwa se ngo bwanduzwe n'ububyeyi bw'ababyeyi bacu, kuko bafite imyitwarire idahuye na wa mubyeyi mukuru. Cyakora barasabwa gukomeza kurangamira umubyeyi mukuru kugira ngo bakomeze kuba ababyeyi beza. Ntabwo rero imvugo yacu ikwiye kuzingirwa ntabwo dukwiye kuzingira ibyo tuvuga ku Mana mu mvugo yacu. Dukwiye kumenya ko imvugo yacu icagase. Ndavuze amagambo nkoresha ngo nyivuge, cyakora Imana yemera ko dukoresha amagambo yacu nk'abantu tuyivuga. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana, Bibiliya, yanditswe mu mvugo ya kimuntu. Ijambo ry'Imana ryavuzwe mu ndimi z'abantu. Sinzi niba byumva. N'intambwe z'Imana nazo ziza mu ntambwe z'abantu. Ku buryo dushobora kubona aho Imana yakandagiye, mbivuze gutyo, ubwo ni imvugo za mvugo zicagase, retrace z'Imana. Ibirarimo aho ikirari, aho umuntu yashinze ikirenge, n'Imana rero tubona aho yashinze ikirenge mu buryo bw'incamurenga. Aho umuntu mwiza anyuze agafasha abantu, basigaye babangura umuntu n'Imana iradutabaye. Mu by'ukuri ni Imana nyir'ubwiza bwahebuje, nyir'ubuntu, yahanyujije uwo muntu, aza mu izina ryayo, aza nk'intumwa yayo, akiza abantu. Imvugo rero dukoresha ikomeza gucagata nyine, kuko Imana ari rudasumbwa, ntabwo twabona imvugo yacu iyivuze. Niyo twigaragarije muri ubu buzima ntituyibona mu buryo bwuzuye, mu buryo bukwiye. Tubona bike dushobora kumva. Niyo mpamvu mu ijuru tuzayibona neza, ngo amaso ku maso, ariko nabyo urumva ni imvugo icagase, ngo amaso ku maso ni imvugo icagase. Tuzayibona uko iri, noneho tubashe kuyumva kuko tuzaba tutazikizitiwe n'umubiri. Ariko ntidukwiye gucika intege ngo tureke kuyivuga. Tuzakomeza kuyivuga mu mvugo zacu zoroheje cyangwa se ziciriritse, ariko tuyivuge tuzi neza ko ari rudasumbwa. Amagambo yacu ya kimuntu akomeza gucagata no kuba munsi y'iyobera ry'Imana. Cyakora nko muri liturujia, iyo dusenga ubona nyine abantu bamwe kubona bamariyemo, abantu ukabona ntibazi iyo bari, abantu ukabona bameze nk'aho babisuzuguye. Bitewe n'ukuntu umuntu aba afata ibintu, buri wese bifata ku ruhande rwe. Rwose hari uwuza we bimurimo, hari uwuza avuga ngo reka nze ndebe, hari n'uzabuze n'icyo akora. Rwose icyakora Imana ikomeza kwicisha bugufi, uzaza wese uko uzaza kose nzakwakira, sinzagutonganya. Niyo utitaye uko ihari, ntabwo ibikwibutsa irakureka. Cyakora Musa yaramwibukije iti kuramo inkweto aho uri n'ahatagatifu. Yari yagiye gushungera, azi ngo ni ibyo gushungera. Imana iramwibutsa iti kuramo inkweto aho uri n'ahatagatifu. Natwe rero Imana uburyo twigaragarizamo iza yiyoroheje cyane, ari nabyo bituma abantu bamwe nyine bashobora kuyisitaraho. Mu kuvuga Imana muri ubwo buryo, imvugo yacu ivugika mu buryo bwa kimuntu, ariko igashyika ku Mana ubwayo by'ukuri, nyamara itabashije kuyivuga ukuri mu butagira iherezo bwayo. Urabyumva? Imvugo yacu ishyika ku Mana ubwayo by'ukuri. Twebwe uko tuyivuze yo ibifata, tuyivuga uko biri, uko tuyibonye, ariko yo ikabyakira oseriye, nk'uko twavuga oseriye. Nuvuga ngo uko tuyivuga
ntacyo bitwaye n'ubundi tuba tuvuga Imana kandi nayo birayishimisha. Ariko ntabwo tuba tubashije kugera ku kuri mu butagira iherezo bwayo. Bivuga ngo nibyo tuvuga bikomeza gucagata, ariko bikadufasha gusabana nayo kuri urwo rugero tugarukirizaho. Ndwaye nk'urugero, umwana ufite nka se, ufite umusirikare ukomeye, ufite amapeti, icyubahiro ahase, icyo yamuhaga akiri wenda umusirikare woroheje, iyo umwana yazamuye iyo se yazamuye mu ntera, umwana w'imyaka 2 ashobora kutabimenya, agakomeza kumuha cya cyubahiro gisanzwe yarasanzwe amuha. Niba yamukoraga akamusiga ibyondo, arongera akamutondagira, akamuzamuka ku rutugu, niyo yaba umukuru w'igihugu yakomeza kumuzamukaho ku rutugu, akamuhagara no ku mutwe. Natwe rero bivuga ikivuga ngo uwo mwana ntabwo mu by'ukuri azi neza icyubahiro cya se. Cyase niyo yanakimenya ntabwo byamubuza kumudabagiraho. Natwe rero Imana turayizi nk'umusumba byose, ariko ntabwo twayivuga mu butagira iherezo bwayo, gusa ntibyatubuza kuyidabagiraho uko dushoboye, bitewe n'umutima wacu uyikunze kuko twabiremaga. Ntidushobora kumenya Imana uko iri, ahubwo dushobora kumenya gusa ibyo itari. Akaganura kumva? Ndikumva. Ntidushobora kumenya Imana uko iri, ntabwo twayikonoza ngo tuyimareyo tumenye uko iri, uko yakabaye. Tumenya gake tukaniyongera. Tumenya ahubwo ibyo itariyo. Ibyo itariyo nibyo dushobora kumenya, tukanamenya n'ukuntu ibindi biremwa bihagaze ugereranyije nayo. Tumenya ko ibindi biremwa ari ubusa ubigereje nayo. Tumenya ko Imana itagira urwango, tumenya ko Imana itica, tumenya ko Imana itameze nk'akanaka n'akanaka. Mbega tumenya iby'Imana itariyo. Naho ko Imana iri byuzuye ntabwo twabikonoza tukiri muri iyi si. Ariko ntibikwiye kuduca intege, tuzakunza kuyivuga uko yatwigaragarije kuva ku gihe cy'abakurambere bacu, Aburahamu n'urubyaro rwe, abo mu isezerano rya kera, uko Yesu Kristo yaje kuyiduhishurira, nubwo nabyo uko yiduhishurira tutabyakira uko biri, uko yabivuze. Ariko tugomba gutera intambwe kugeza aho uko yaduhishuriye, no gukorana nawe urugendo, kugira ngo noneho mu kubana n'Imana tugenda tuyimenya buhoro buhoro. Twavuga ko uko tubana n'Imana niko tugenda tuyimenya. Uko dutera intambwe tukamarana n'akanya, tugenda tuyisobanukirwa ku rugero rw'ibyo dushobora kumva. Sinzi niba nta kibazo ufite ngo dusoreza. Ndumva twasoza. Udasobanukiwe turongera tumushishikarize, uramanuka hagana hasi muri comment utubwire nicyo utumvishe, ese wungutse iki. Hanyuma icyo utumvishe tuzagusobanurira, icyo wungutse nabwo bizafasha bagenzi bawe. Ukore like, wereke bagenzi bawe, dukomezanye mu kwemera. Uyu munsi naha dusubishiye isomo ryacu ry'uno munsi. Reka padiri dusoreze n'isengesho, hanyuma naho ubutaha. Ubutaha tuzakomeza tureba Imana uburyo isanganira muntu, ikamwihishurira, ikamwiyereka noneho kwire. Ibi twabonaga ni uburyo busanzwe abantu bashobora kumenyamo Imana, ariko ko bidahagije ko Imana ikomeze ikatwihishurira. Rero tuzabona uko Imana yihishurira abantu, uko yatwigaragarije, tumenye noneho uko iri, uko yatwiyeretse, nubwo tutayibona byose kuko yatwiyeretse nk'abantu dufite aho tugarukira, ariko tuzareba yatwigaragarije gute, tugendeye n'ubundi ku gusesengura ibiri mu ijambo ry'Imana, kuko niryo twavuga ncamake y'ijambo ryayo ndetse no kwigaragaza kwayo. Tunashishikariza abakundwa b'Imana bajye bakunda gusoma, basome Bibiliya.
mutagatifu Yeronimo Jerome ndavuze ngo kutamenya ibyanditswe bitagatifu ni ukutamenya Kristo. Udasoma Bibiliya ngo yizirikane, ukunde kumva aho bayisoma, uce bugufi uyifate nk'ijambo ryayo, ntabwo wazamenya Imana. Cyakora nanone gusoma Bibiliya ntabwo ukayisoma nk'igitabo cyo kwimara amatsiko, ntabwo wamenya Imana. Cyo ukayisoma nk'igitabo cyo kugira ngo umenye amateka gusa araho, cyangwa kugira ngo ujore birimo, ntabwo wayimenya. Bisaba kuyisoma upfukamye. Ubwo ni imvugo nkoresheje nabwo ishushanyije, bisaba guca bugufi, upfukama ntabwo gushyira hasi amavi ngo usome, hazagira umuntu umanuka agafata Bibiliya akamanuka agashyira amavi hasi. Icyo nshaka kuvuga ni uko umuntu agomba guca bugufi, agasaba Imana ngo imuhe imbaraga, ihugure ubwenge bwe ngo ajye yumva ibyanditse. Hari umuperezida no muri Venezuela, ariko ni muri Amerika Latine uko biri kose, we yaravuze ati nasomye muri Bibiliya ko umuntu agomba kubaho yicishije bugufi. Aragenda ahita agura imodoka ya gikeri imwe yo hasi cyane, akaba yagenda bati bajye babona ko ngeze gute, nicishije bugufi. Ntabwo ari muri ubwo buryo. Ntabwo ari muri ubwo buryo. Ni umutima. Guca bugufi ni ku rwego rw'umutima n'imibanire na bagenzi bacu. Ibyo navugaga ubwo ni uko tugomba kwemera Imana ikaduhugura, tukabasha kumva ibyanditswe. Tubona Yezu abonekera abigishwa be, Yezu wazutse yahuguye ubwenge bwabo ngo bajye bumva ibyanditswe. Natwe Roho Mutagatifu, igitabo cya Gatisimu kivuga ngo Roho Mutagatifu duturamo atumarira iki? Atuma tugira ubugingo bw'Imana, akatubera urumuri rutwumvisha neza iyi nkuru nziza ya Yezu Kristo. Niwe uduha kumva ibyanditswe, ni nawe udushoboza kubikurikiza tunishimye. Ubwo ndarikira n'abadukurikiye n'ibiganiro tuba tuvuga, kubyumva bisaba guca bugufi, tugasaba Roho Mutagatifu kugira ngo abitwumvishe, adusobanurire, kuko ibyo tuba tuvuga ni ibidafatika, ni ibidakonozwa n'ubwenge bwa muntu, kuko harimo n'ibyobokamana bisaba ko Imana itumurikira. Reka dusabe Roho Mutagatifu rero kugira ngo adufashe gukomeza kubyumva no kuzajya twumva ibye n'ibyo mu ijuru byose. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunda, wohereze Roho wawe byose bibe bishya, n'isi izabone guhinduka. Dusabe Mana wamyesheje abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe, byose naba umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.